Nongeye kubaramutsa abakunzi b'ikiganiro ese wari ubizi wa none bikibategura kandi nkaba nkibagezaho nkaba nitwa Peter. Muri ese wari ubizi ya none tugiye gusobanukirwa byinshi ku bijyanye n'igihorihori. Ese wari uzi ko abana bavukana ibihorihori bine? Reka mu kanya tuze tureba iby'igihorihori, akamaro kacyo n'ibintu byinshi twakimenyaho. Igihorihori ni umwanya uba umeze nk'aho utari mu igufa iyo urebye witonze mu ruhanga rw'uruhinja. Burya nta mwana utakivukana kandi akivukana ahantu hane nubwo dukunze kubona ko ari habiri. Igihorihori cya mbere ni icyo mu mutwe hejuru ari nacyo benshi bazi. Hakaba ikiba mu mutwe inyuma, hakaba n'ikiba mu misaya hagati y'ugutwi n'ijisho, n'ikindi kiba hagana inyuma y'ugutwi. None se igihorihori kimaze iki? Kigira akamaro umwana na nyina mu gihe cyo kuvuka. Iyo umwana ari kuvuka nicyo gituma umutwe we ubasha kwegerana, kuko amagufa yo hagati y'umutwe nyine aba atarakomera, noneho akabasha kunyura mu nzira anyuramo avuka nta kibazo. Si ibyo gusa kandi kuko uko kigenda gifatana nyuma yo kuvuka byerekana byinshi mu mikurire y'uwo mwana, niba akura neza cyangwa akura nabi. Ikindi kandi ni uko kigira uruhare rukomeye mu mikurire y'ubwonko bw'umwana. None se bisaba igihe kingana iki kugira ngo igihorihori gifatane? Nubwo ku bana bose bidafata igihe kingana, ariko hari icyo twita impuzandengo muri rusange. Igihorihori cy'inyuma nicyo giterana mbere y'ibindi byose, kubera ko bitwara amezi hagati y'abiri n'atatu nyuma yo kuvuka. Icyo hagati y'ijisho n'ugutwi nicyo gikurikiraho, kuko cyo gifatana mu mezi 6. Naho icy'inyuma y'ugutwi cyo giterana hagati y'amezi 6 na 18. Naho igihorihori cyo hejuru ari nacyo tuzi cyane nicyo gitinda, kuko cyo gifata hagati y'amezi 9 na 18 muri rusange. Gusa hari n'abo bishobora kumara amezi 28, ni ukuvuga imyaka 2. None se ni ibiki twazirikana ku bijyanye n'igihorihori? Usanga ababyeyi benshi batinya kuba bakora ku gihorihori, ndetse no mu gihe cyo koza umwana bakabererekera. Nyamara si ngombwa gutinya kuhakora, kuko abatwikiriwe n'uruhu, ndetse n'igihorihori ubwacyo ni igufa riba ritarakomera. Icyakora ugomba kwita ku buryo kigenda giterana, kuko uko giterana bifite icyo bisobanuye kinini ku mikurire y'uwo mwana. None se twavuga iki mu gihe umwana afite igihorihori gitebeye? Mu yandi magambo ugasanga kimwe cyo hejuru mu ruhanga harimo ikinogo. Iyo ukozeho igihorihori giherereye ubona gisa n'igitebeyemo. Ibyo ni ibisanzwe. Nyamara iyo cyafashe ubwacyo kigatebera, ni ikimenyetso cy'uko umwana afite umwuma, umubiri we nta mazi ahagije ufite. Bishobora kandi no kuba ikimenyetso cy'uko imirire y'umwana atari myiza, mbese afite indyo nkene. Ikindi kimenyetso kijyana no gutebera ku gihorihori ni amaso ahenengeye no kunyara gake ugereranyije n'uko yanyaraga. Ubwo rero nubona ibimenyetso ku mwana wawe uzihutire kumujyana kwa muganga. Ndetse twavuga iki mu gihe umwana afite igihorihori kibyimbye? Ubusanzwe iyo umwana ari kurira igihorihori cye kirabyimba, ariko iyo acecetse kirongera kigasubira mu mwanya wacyo. Nyamara nubona kibyimbye mu bihe bidasanzwe ntigisubire mu mwanya wacyo, ni ikimenyetso cy'indwara, nk'uko ubwonko bwabyimbyemo amazi cyangwa hari mikorobe runaka yabugiyemo. Niba biherekejwe no kurira no kugira umuriro mwinshi, ni byiza guhita umujyana kwa muganga. Ubwo ababyeyi mufite abana, nimubona ibihorihori by'abana banyu byagize impinduka mu bihe bidasanzwe, ibyiza ni uguhita mumwerekeza kwa muganga kugira ngo abafashe.
naho ubutaha mu kiganiro ese wari ubizi.